Yego. Bakunzi b'umusaraba, nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, ndongeye ndanezerewe kongera kugaruka iruhande rwanyu. Dushima Imana yagiye ituzigama, namwe ikabarinda, natwe ikaturinda. Ni ibintu by'ubutwari Imana yakoze cyane. Ndanezerewe rero kugaruka iruhande rwanyu, mbonera gushimira mwege mudahwema kutugaragariza ko mudukunda, kutugaragariza ko mukunda Imana. Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane. Amazina ni Prophete Rukundo, niryo tumenyera umurimo w'Imana. Turabashimiye kubw'uko mukomeza munyurwa n'inyigisho ndetse n'amagambo y'ubuhanuzi Imana igikunda kutunyuzamo hano ku ishene ya Irasoza TV. Imana amahoro igikomeza ibazigame. Reka dusenge Imana. Turagushima mwami wacu Yesu Kristo, waraturinze twari dupfuye, waratuzigamye. Hari byinshi byahigaga ubuzima bwacu, ariko tubera umubyeyi Imana. Twongeye kugira andi mahirwe yo kuvuga imirimo yawe no gukomera kwawe. Uhiriye umunsi wa none, imbaraga z'Imana zigotera ino jambo, kandi igitinyiro cy'Imana kibe ku muntu wese ugiye kudukurikira. Ndasinze cyane kugira ngo abari ku mpande enye z'isi, umuntu wese ahure n'icyo ari gusengera, wumvira ijambo ribashe kumukomeza umutima no kumubana nawe muri byose. Yumve ko mu ijuru hari Imana itabara abayo, mu ijuru hari Imana ikiza, mu ijuru hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Himbazwa kubw'imirimo ikomeye n'urukundo ndetse n'umwete bituruka kuri wowe Mana. Banatwe umusitandane mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ngarutse iruhande rwawe. Uyu munsi ngarutse kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana, gukomera kw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Ndanezerewe kuza iruhande rwawe. Imana yakuntumye kugira ngo tuvuge imirimo yayo. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'ubuhanuzi. Ni umwanya mwiza wa Prophecy Time, umwanya w'ijambo ry'ubuhanuzi riri muri Zaburi ya 12 ku murongo waho wa mbere niho duhera turageza ku murongo wa 6. Haravuga ngo Uwiteka atabara kuko umunyarukundo ashira. Abanyamurava babura mu bantu, bose barabeshyerana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzaneshereza indimi zacu, iminwa yacu n'iyacu udutwara ninde. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga. Ndashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeranyijwe mu ruganda rwo mu isi ivugutiwe 7. Uwiteka uzabarinda, uzabakiza abikigiye iteka ryose. Abanyabyaha bagenda hose impande zose, iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru mu bantu. Imana itugire neza cyane. Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka atabara kuko umunyarukundo ashira. Abanyamurava babura mu bantu. Iki ni igihe gikomeye cyane kubona abantu bafite urukundo. Abantu bafite urukundo bari kuba bakeya, kandi n'abantu bafite umurava, abantu bakorana umwete. Muri iyi minsi Imana nabwo iri kubashaka ikababura. Ariko ndakwifuriza kugira ngo muri kino gihe kiri kubura abantu bafite urukundo, turi kubura abantu bafite umurava, turi kubura abantu bafite imbaraga mu murimo w'Imana, wowe ube umunyembaraga, ube umunyamurava, ube umuntu udacogora muri kino gihe. Ijambo nkuzaniye Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo rivuga ngo nonaha Imana irahagurutse ku kibazo cyawe. Bibiliya iratubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, hari ibintu wanyazwe mu ruhande rwawe ndetse uzi, ugenda ugerageza gukora ukanyagwa, ushakisha akazi ukanyagwa, ushakisha iterambere ukanyagwa, ushakisha kugira ngo ureke nawe wabaho neza ukanyagwa, ndetse nawe ubwawe iyo wireba ukizenguruka usanga ari we muntu uri mu buzima bubi. Uyu munsi wa none Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubwo kunyagwa
kandi uku kunyagwa ndagira ngo bigeranyize n'ibyo wanyazwe mu mwuka. Birashoboka ko wanyazwe urukundo, birashoboka ko wanyazwe umurava, birashoboka ko wanyazwe imbabazi, birashoboka ko wanyazwe ibyishimo, birashoboka ko wanyazwe gukiranuka, birashoboka ko wanyazwe kubana n'Imana neza. Uyu munsi Imana iravuze ngo kubwo kunyagwa, abantu Imana iziye ni abantu bagiye banyagwa muri kino gihe, kandi wamara kunyagwa ukanasuhuza ikintu cyitwa umutima, ukibaza ngo mbese Imana yangiriye cyangwa Imana izantabariye. Bibiliya iratubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umuntu witwa umunyamubabaro, wanarangiza ugasuhuza umutima. Imana yambwiye ngo nonaha irahagurutse, niko Uwiteka avuga. Agiye gushyira mu mahoro wowe baciraga inkoni. Imana irahagurutse ku kibazo cyawe. Imana irahagurutse ku byo ubona ko utakishoboza. Imana irahagurutse ku byo uri kubona byari bikugoye umutima wawe. Imana ihimbazwe cyane. Nkwibutse ko iyo umuntu anyazwe, iteka yisanga umugisha yifuzaga kugira ngo ageremo, agasanga siwe agezemo. Ariko Bibiliya yo yatubwiye ngo Mana tabara umunyarukundo kuko ashira. Abanyamurava babura mu bantu bose babeshyeshya, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Dawidi amaze gusobanukirwa, areba yuko abantu b'iyi minsi cyangwa abantu b'iki gihe bamwe bagiye batandukanye bafite imitima ibiri. Aze kwandika indirimbo aravuga ngo Mana, agira isengesho, aririmbira mu indirimbo nziza ya Dawidi, aravuga ngo Uwiteka tabara kuko umunyarukundo ashira, n'abanyamurava babura mu bantu bose babeshyeshya iminwa iminwa ibeshya n'imitima ibiri. Bisigaye biteye ubwoba kubona abantu basigaye bafite imitima ibiri. Umuntu akakubwira ngo aragukunda, ejo kandi akanakubwira ko kandi azi ko afite atanagukunda. Umunsi akakugaragariza ko uyu muri kumwe ariko mutari no kumwe. Uyu mwuka w'uburyarya mu bizera ntukakurangeho. Ndifuza ko mu bantu bizeye Imana wagerageza kutagira umwuka w'uburyarya, wagerageza kutagira umwuka w'ubugome, wagerageza kutagira umwuka w'ubugambanyi, wagerageza kutagira umwuka ubeshya, wagerageza kutagira umwuka urwanya Imana, wagerageza kutagira umwuka mubi usenya ubwami bw'Imana. Uyu munsi ndimo ndahanira ubuzima bwawe. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo none irahagurutse ku kibazo cyawe, irahagurutse ku ntambara zawe, irahagurutse. Ariko abantu Imana igiye guhagurukira n'abantu bafite umutima wo kubanza kubwira Imana ngo Mana, nibyo turifuza yuko nawe watugarukaho. Gira umutima wo gusenga wa mugabo we, gira umutima wo gusenga wa musore we, gira umutima wo gusenga wa mwana mutoya we. Imana nirangiza irahaguruka ku kibazo cyawe. Ntabwo Imana yakureka, ntabwo Imana yakwibagirwa, ntabwo Imana yaguhana. Kubwo kunyagwa k'umuntu witwa umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha Uwiteka arahagurutse, arashyira mu mahoro waciraga ingoni. Kristo arahagurutse, Kristo arahagurutse, kandi n'ukuri ntabwo azakureka, nta nubwo azaguhana. Birashoboka ko hari intambara uhagazemo, birashoboka ko hari ibigeragezo uhagazemo, birashoboka ko hari ibyaha byakwizingiyeho, birashoboka ko utakizera Kristo, birashoboka ko umutima utishimye. Unyemerere ubwire Kristo aya masaha, ubwire ngo Mana ngwino uhaguruke ku kibazo cyanjye. Nawe yiteguye kugutabara, nawe yiteguye kubana nawe, nawe yiteguye kuguhereza agaciro, nawe yiteguye gukora ibyananiranye ku buzima bwawe, nawe yiteguye kuguhindurira ubuzima, nawe yiteguye guhindura ibyari byarananze kuri wowe. Nawe Kristo ari ready, ari maso, ntabwo ajya asinzira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana himbazwe. Ndumva Imana iganira nanjye ngo ninkubwire ngo arahagurutse. Ntabwo Imana ikuretse mama, ndikumva Imana iganira nanjye ngo ninkubwire ngo irahagurutse ku kibazo cyawe, ndikubwirwa ngo Imana irahagurutse ku madene yawe, ndikubwirwa ngo Imana irahagurutse ku burwayi bwawe, ndikubwirwa ngo Imana irahagurutse ku byari bikugoye, ibyari biguhagurukiye muri uku kwezi Imana irabihagurukiye, ibyakurwanyaga muri iki gihe Imana irabihagurukiye, ibyakubuzaga ibitotsi Imana irabihagurukiye,
ibyatuma kutanezerwa Imana irabihagurukiye, ingambanyi n'abakurwanya bwihishwa Imana irabahagurukiye. Imana iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umuntu witwa umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima ku mukene, waranyazwe Imana iratuza, waranyazwe Imana isa nkaho iturije. Ariko ndagira ngo ubwire ngo nshuti yanjye, noneho ntabwo ari kera. Imana iri kumbwira ngo irahagurutse, kandi hari ibintu ije kurangiza, kandi hari ibintu ije gukuraho, kandi hari ibintu Imana ije gukura bitari bikunejeje umutima wawe. Hari amashimwe Imana igiye kukuremera, umutima wawe ukongera ukagubwa neza. Hari ubuzima w'Imana igiye guhindura, nawe ukumva ushimye Imana. Haleluya, haleluya. Imana irahagurutse wa mugabo we, Imana irahagurutse wa mubyeyi we, Imana irahagurutse wa mwana mutoya we, Imana irahagurutse muri kino gihe. Ndikumva Imana ibwira ngo irahagurutse. Birashoboka kuri kumvira ijambo, wifuza ko Imana ihaguruka, unyemerera ahantu uri, tugiye gusenga. Ariko ubwira Imana ngo nanjye ngwino uhaguruke. Ahari n'amadeni akugoye, ahari n'ibyaha bikugoye, ahari n'intambara zikugoye, ndagira ngo tusengane. Ariko ubwira Imana ngo nanjye ngwino uhaguruke, uhagurukire ibikundwanya. Nibyo koko abanyarukundo bari kubura, abanyamurava bari kubura, abantu baha Imana bari kubura. Imana iri gushakisha ikabura abantu bayubaha. Ariko nshuti ya, muri kino gihe abantu bari kureka Imana, muri kino gihe abantu batagikunze Imana, ndakwifuriza kuba mu bihe byo gusenga, ndakwifuriza kudacogwa, ndakwifuriza kubana n'Imana, ndakwifuriza kuba mu bihe byiza byo gusenga Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo riratubwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, hari ibyo wanyazwe, urangije kunyarwa bigutera umubabaro. Hari ubuzima bwiza wabagamo, Satani arabukunyaga. Hari agakiza wari urimo, Satani arakunyaga. Hari umudendezo mu by'Imana wagiraga, Satani arakunyaga. Ariko Imana irambwiye ngo none irahagurutse. Imana irahagurutse kugira ngo igutabare, Imana irahagurutse kugira ngo ikurengere, Imana irahagurutse kugira ngo iguhoze amarira, Imana irahagurutse kugira ngo yubake urugo rwawe, Imana irahagurutse kugira ngo itange amashimwe ku buzima bwawe, Imana irahagurutse kugira ngo ibyari byarasenywe kuri wowe Imana yongere ibyubake. Imana irahagurutse wa mugabo we, Imana irahagurutse wa musore we, Imana irahagurutse mwana mutoya, Imana irahagurutse yewe nshuti yanjye, Imana irahagurutse muri kino gihe kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bugende neza, kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bubeho neza. Imana ishimwe cyane. Reka dusengane Imana, ubwire Imana ngo haguruka, nurangiza umuhagurukire kuntabara, uhagurukire kundengera. Turagushimiye Kristo, uri Imana y'urukundo, uri Imana itabeshya, uri Imana y'imbabazi, uri Imana irengera, uri Imana itabeshya, uri Imana ivuga ijambo yamara kurivuga ikaririnda. Ngize andi mahirwe, ngize undi mwanya wo gusengera abari ku mpande z'isi. Hagurukira afite ibibazo, hagurukira afite intambara, ubatabare. Remera amashimwe abarwayi bakize, remera amashimwe abadafite kirengera nubarengere, remera amashimwe abatabonaga ibitotsi babibone, abari babuze uwabitaho babone uwitaho, abari babuze uwamashimwe uyareme. Ubuzima bwari borotse aka kanya bino sengesho, ndasenze cyane kugira ngo Imana ibikore, ndasenze cyane kugira ngo Imana ihindure, ndasenze cyane kugira ngo Imana ibakurimire amashimwe. Mu izina rya Yesu, sengeye umusore, sengeye umugabo, sengeye umwana mutoya, ubuzima bwe bugende neza, neza y'Imana imubonekeho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana irahagurutse ku kibazo cyawe, kandi Imana ni kugutabara. Imana igumugisha, turagukunda cyane. Amen, amen, amen.